Yesu ashimwe, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana ihoraho ikomeze ibane namwe aho muherereye hose, kandi biteho ibagirire neza, ihaze kwifuza kwa buri muntu. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, ni ukuri ariko nimumfashe twamamaze ubutumwa bwiza bugere ahantu hose no kuri bose. Mukore share, like, comment na subscribe. Imana ibaha umugisha. Tugiye gutangira dusenga, turirimbe n'indirimbo yo mu gitabo, dusome ijambo ry'Imana, dusoze dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye ko tugeze aya masaha duhumeka umwuka w'abazima, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mwami, tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, ariko tubanje guca bugufi kugira ngo tweze utuboneze ibyaha byacu, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, tuguhaye ikaze na karibu kugira ngo uze utubere umuyobozi, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, icyubahiro ni icyawe, ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza turirimbana n'indirimbo ya 77 mu ndirimbo z'agakiza. Murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Utugirira ubuntu Mana ihoraho, mu rugendo rwacu dufite, utwoherereze umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Sinshaka gukorera abami babiri, niko gukunda isi n'ijuru. Hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi, bakaburutisha ubw'ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mu mva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva, hanyuma yagiye mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. No mu gihe tugendera muri iyi si, tuyibonamo ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose
kuko ari ko Imana ibishaka. No mu gihe tugendera muri iyi si, tuyibona nk'ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose, kuko ari ko Imana ibishaka. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Reka dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, ibice byaho ni 2, umurongo wa 2 kugera ku murongo wa 5. Reka nsome mu izina rya Yesu. Musohoreshe umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo, mwibwire kumwe muhuje imitima. Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo asirikane n'abandi. Mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ibyo Yesu atubwira, ibyo atwibutsa, ibyo aduhugurira, ngo umusohoreshe umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo. Imana umurage yaturaze n'urukundo. Dukundane kuko nibyo Imana ihora idusaba buri munsi. Dukundane, dukunde bagenzi bacu, kandi mbere na mbere Imana imbere. Tubanze dukunde Imana, nitumara gukunda Imana dukunde bagenzi bacu, buri wese akunde mugenzi we nk'uko yikunda, kuko Imana iradusaba urukundo. Ariko hepfo gato haravuga ngo buri muntu wese ngo ntiyibuke ubwe wenyine, ahubwo ntiyirebe ubwe wenyine, ahubwo azirikane n'abandi. Umuntu wese ntiyizirikane ubwe. Muri iyi minsi dufite ikibazo ko buri muntu wese asigaye yirebaho. Nibyo tumaze iminsi tuvuga, umuntu asigaye yirebaho ariko ntatekereze abandi. Ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo umuntu ntiyizirikane ubwe, ahubwo azirikane n'abandi. Ukunde abandi kandi ugirire neza abandi, nk'uko twari dusomye ijambo ry'Imana rivuga ko tugomba kwita ku bantu, tukagira abo duhindurira ubuzima, tukagira abo dukorera ibyiza, tukagira abo dutuma baseka, tukagira abo dutuma banezerwa, kuko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Tugomba gukora imirimo myiza kandi dukunda bagenzi bacu, tukaberera imbuto, tukabafasha aho badukeneye, kandi ni ukuri tukagira ubuntu ndetse n'ubumuntu, kubera ko muri iyi minsi ubumuntu bwaragiye, abantu ntabwo bagikundana, nta n'umwe ukita kundi. Umuntu asigaye avuga ngo iby'iyi ntibindeba, ariko tugire ubumuntu, dukundane kandi dukore imirimo myiza, kuko ari byo Imana idusaba. Ngo kandi twicishe bugufi. Ni ukuri twicishe bugufi, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ngo ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Imana niyo yonyine ishyira umuntu hejuru. Niyo mpamvu tugomba kwicisha bugufi, kuko Yesu Kristo yicishije bugufi, yigira umuntu, aza kubana natwe, aradupfira ku musaraba, kandi yari Imana. Ni ukuri Imana itugirire neza, natwe duhe kwicisha bugufi muri byose, kandi dukunde bagenzi bacu. Icyo wumva umuntu atagukorera kibi, nawe ntukagikorere mugenzi wawe. Dukorerane ibyiza, ni ukuri, kubera ko turi mu rugendo tujya mu ijuru. Iyi ndirimbo yatubwiye ngo murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, ngo twahinduwe abana b'Imana ihoraho.
ngo dukwiye kubana mu mahoro. Mureke kubera urukundo Imana yadukunze, natwe nk'uko yadukunze natwe dukunde bagenzi bacu, dukundane hagati yacu kandi tubane mu mahoro. Ni ukuri tubane mu mahoro na bagenzi bacu, tubane mu mahoro n'abo duturanye, tubane mu mahoro n'abo dukorana, tubane mu mahoro kubera ko muri iyi si turi abashyitsi. Njya nkunda kubabwira ngo umuntu yatungurwa kandi ntawe usa umunsi n'igihe. Niyo mpamvu dukwiye kubana n'abandi amahoro kandi tugakundana, kandi buri muntu ntiyizirikane ubwe, ahubwo zirikana n'abandi, uzirikana bagenzi bawe, uzirikana abaturanyi bawe, uzirikane inshuti zawe, uzirikane ba bandi boroheje, ba bandi bari inyuma y'abandi. Ni ukuri ugira icyo ukora muri dukeya ufite. Ntabwo bisaba kuba ufite byinshi kugira ngo ukore umurimo w'Imana. Ni ukuri kandi iyo ufasha umwe muri abo baciriritse, muri abo baciye bugufi, ni ukuri nawe ni umurimo w'Imana, kuko abantu bose bagiye bahabwa impano zitandukanye. Ushobora kugira impano yo kubwiriza, undi akagira iyo kuririmba, undi akagira iyo gufasha abakene, undi akagira iyo gusura abarwayi, undi akagira impano ziratandukanye. Izo zose zigenda zuzuzanya kuko n'ibikorwa byiza bizaduherekeza. Imana y'amahoro ikomeze ibane natwe kandi dushoboze, ariko tugire ubuntu kandi tuzirikane na bagenzi bacu, tubane n'abantu amahoro, kuko indirimbo yabivuze. Ibyo byose nibirangira dushoje urugendo, ngo tuzanezerwa cyane mu ijuru, ngo twicane n'abamarayika tunezerwe. Ni ukuri nawe ndakwifuriza kugira ngo iryo joro uzarigeremo, kandi ndakwifuriza ngo Imana izaguhe iherezo ryiza, kandi ni ukuri biraharanirwa, nushyiramo ingufu bizagenda neza. Imana ishimwe kubw'iri ijambo, icyubahiro ni icy'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye ndaguhimbaje, ngushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe. Shimye ko wabanye natwe ukaturinda, n'aya masaha ukaba wabanye natwe muri uyu mwanya, nubwo wari mutoya ariko wahabaye. Icyubahiro ni icyawe Mana. Ijambo ryawe hari icyo ritubwiye ko tugomba gukundana, tukirinda kwicamo ibice, kandi twizirikana ubwacu, tukazirikana na bagenzi bacu, kandi tukicisha bugufi muri byose, tukagira umutima nk'uwo ufite, nk'uko nawe wicishije bugufi. Mwami Imana, dushoboze kandi uduhe imbaraga, uduhe gukora ibyiza, kandi uduhe gusiga isi nziza kurusha uko twayisanze. Mu gihe gito tukiri mu isi, mu gihe gito dufite, duhe Mwami Imana gukora ibyo tugomba gukora, kandi Mwami Imana udukoresha iby'ubutwari. Mana igira neza, Mana ikomeye, twagure mu buryo bw'umwuka cyane, kandi Mwuka Wera akomeza atubere umuyobozi muri byose, kugira ngo dukomeze dukore imirimo myiza, kuko ariyo waturemeye. Mana nziza, navuga byinshi ariko mbere yuko mbikubwira wabibonye. Sengera abarwayi Mwami Imana, ndakwinginze kugira ngo bakize. Mwami ubatere urushinge rwawe rutaryana, ubahe ibinini byawe bitarura, ukuboko kwawe gukiza kubakoreho uyu mugoroba, ukora imirimo n'ibitangaza ku bantu barwaye, uri bwizere abona ubwiza bwawe. Dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, suka ububyutse mu itorero Mwami, kandi abantu wongere ubahe inyota yo gukunda ibyawe. Muri iyi minsi abantu barahuze, muri iyi minsi abantu bari mu binezeza, muri iyi minsi abantu bari mu bidafite umumaro, ntabwo bari kwita ku iherezo ryabo. Ariko Mana ndakwinginze kugira ngo wongere ubibutse. Mwami Imana wongere ubibutse, bongere bagaruke baza imbere yawe, kubera ko uruteze amaboko kugira ngo babare buri muntu wese. Mwami abacitse intege ndakwinginze ngo basubizemo imbaraga. Mwami Imana ndakwinginze kugira ngo n'abatarakwakira ubahe kukwakira nk'umwami n'umukiza, binjire Mwami mu mahoro yawe, amahoro utanga n'umunezero. Mwami nabo bayaboneho. Ngo bana natwe rero ukomeze utwiteho, kandi Mwami Imana ukomeze uturindire ubugingo kurusha ibindi byose, kuko aribwo buzakubona. Kandi uduhe imbaraga zo gukora ibyiza mu gihe tugifite uburyo, kubera ko igihe cyacu ni iki, ejo ntabwo tuhazi. Data mwiza rero, Mwami Imana ohereza Mwuka Wera aherekeze iri jambo, rikora icyo wagambiriye. Ibyo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen.